Bismillahi rahmani rahim. Dutangira izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Ad-darsul awwalu, isomo rya mbere. Huruful hija'il mufrada, inyuguti z'icyarabu buri imwe kuri imwe kandi imwe ukwayo, zidahekanye n'indi yariyo yose. Turatangira. Ibyo tugiye kuvuga ni amazina ya buri nyuguti muri izi nyuguti tubona aha. Buri nyuguti uko yitwa nuko ivugwa. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, ذال، را، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. Izi nyuguti tubonye haruguru ugomba gufata ukanazirikana buri nyuguti n'umwihariko wayo. Niba ari alif ukamenya ko ari akarongo ukabizirikana, niba ari ba, ta, tha ukamenya ko zandikwa kimwe uko ari eshatu, usibye ko ba iba ifite akadomo munsi, ta tubiri hejuru, tha dutatu hejuru, ndetse ukanamenya ko jim, ha ndetse na kha nazo zandikwa kimwe, hanyuma zigatandukanywa no kuba jim ifite akadomo munsi, ha nta na kamwe ifite, kha igafite hejuru. Kimwe na dal na dhal nazo zandikwa kimwe zigatandukanywa n'utudomo, ndetse no gukomeza ra, za, sin na shin, sad na dad, ta na dha, ain na ghain, ndetse fa na qaf nazo zisa nkaho zenda kwandikwa kimwe. Ndetse banakwereka ko iyo ya yandikwa muri ubwo buryo bumwe, muri ubwo buryo bwombi, yaba ifite utudomo cyangwa se itadufite. Assalamu alaikum wa rahmatullah.